ariko ushaka gukunda abakobwa b'inzobe cyane. ubakundira iki se abakobwa b'inzobe? Abari beza bajyaga batanakarabye. Ucyumva neza ukinyinyire uri kumva iki? Ebana ndi kumva urukundo rufite amahumbezi neza cyane rwose neza nk'umuntu wakunze umukobwa uriko nanga umukunze kimubona ndebera wallahi ya Allah yasha mbega umwana mwiza hose arakeye ni neza ni ruzungu bintu ni fresh itubizira izo ntoki neza hoberane kabisa inzoba yifiringe muhobera inyogo ski shushu mukobwa w'inzobe wo kagira amata urakagira igisabo gicunda amata uragahora uri mwiza ntukabura amata nshuti yanjye nk'ubu wakugira uwanje mana we no mwana ntiyocinga ibyo birahagije uzi umukobwa watunyarira abandi arize imbere ya kamera dukuri kw'Imana sengera abantu badukurikira ngaha inshuti zo kuri Instagram na Facebook turabasengeye mu izina rya Mwenyezi Mungu utanga amagara n'amafaranga. Imana ijibaho ubukungu bwinshi, imodoka nziza, amazu meza, mutibagiwe isa new boy inyogoye. Imana ikomeze barebe icyoroshye abari mu rwa Afrika Oceania Burayi Ngoye kadeba gurya ashimana unyice vibe za intro komeza urimo neza urukundo yavugishwe n'ikiganiro yagiye kuguha yavugishijwe n'ikiganiro yagiye kuguha nibyo abonye ubwiza bw'abari barinete wambaye nanjye namukunze uravugisha ukuri n'umutima gwanje gose none ikintu ugiye kunkorera ugiye kumunkubitira imitoma myiza 3 ya jongel twagiye rwose munkubitira imitoma nga tuzamuka umutomo wa mbere namuhatu nuko isa new boy tu abari umuntu nyine inyogoye kuko iyaba nuko nihuse kuzana umugore tu iyo mba narapowesheje mba mbise nkujana mbise nkugira wanje wa mbere kuko urarenze turi mwiza kweri itumuha izuba mu kwezi oya namutura igitondo ciza ca mu gitondo kakazuba karasa mu gitondo kare kare akakumva akumva ukuntu kaba kameze ukuntu kigatera ubushuhe urukumva iyo kakuvuyeho iwantu ubona n'umubiri gwawe gwahindutse original kweri isa new boy yola banza mazizina rye aragatoye mu mazina rye Sandra yo bikwaye fresh ibintu ni wanene ni waneza rwose kabisa baramubwira ngo ayiraviye urandi kumva nakugumana usubire ni wanyu isa ugiye gusaba ubwo icyo ngiye gusaba urambwira ibintu uri kuza kumva ntizo mike yawe akira ikiganza cyagereza isa nta kibazo nshaka kugifata oya nshaka kugifata byoroshye gifate ucyumva neza ukinyinyire uri kumva iki ebana ndi kumva urukundo rufite amahumbezi neza cyane rwose neza nk'umuntu wakunze umukobwa uriko nanga umukunze kimubona ndebera wallahi ya Allah yasha mbega umwana mwiza hose arakeye ni neza ni ruzungu bintu ni fresh itubizira izo ntoki neza cyane rwose isa yola ntubaho rwose uteretera no mu kiganiro shoka ugaducyura umugore okay twagarutse Sandra reka twikomereza ahangaho ubonye Sandra umukobwa mwiza ukundakundira muri interview umugore we nawe ubona uramukira oya demo we nta nubwo afuha tu ninde bamwita demo wanje umugore wanje nta nubwo afuhaga niyo bazanye icyana mu rugo bavana anniversary oya nta naje n'icana mu rugo ariko nkanga yavuga ati ni ba bantu be nagatwiko rwose nta kintu yambaza iki nibyo ngibyo okay isa twagiye no sasa twegeka mu buzima bwawe twinjira ngaho mu kiganiro cyacu twitwikira uyu munsi duhuye wambaye agasweet koti ry'umukara rimeze fresh papa barumbwira iri koti uyu mutego runda uteguye ute rino koti nyine urabona ryambaraga abantu b'abazungu
wagira muri munsi ni ukuvuga nanjye nyine nkoranaga n'abazungu abanyarwanda abashinwa abayapani ni mu buhe mugabane w'i burayi twimanukira ubushinwa ni muri afurika harya nawe uba mu burayi uzakajya gusaba wari kuri marinete gato nkwereke ugiye kuzifata ngaho gutya yazikuye pe ndabona zireze uraza kumubaza uretse baza nkwereke ikintu ugiye kumukora drill hari uko twambara rinete tuzikanaza ziri urumva ugiye kuzifata nk'umusitari urabona nkazi uretse nkwerekeye urabona nkazi iteretse ni nk'ahandi uba ugiye kuzigurira ugiye kuzifata nk'umusani uzambara ukubite mu maso yawe nk'umusani nurangiza uhite uyirya ku banyarwanda kinini ko kenshi cyane twende meni nibyo twagiye meni zino rayibani zaguze amafaranga y'amanyarwanda 2,000 reka nzambare fresh kuko naziguze amafaranga y'u Rwanda anahenze buriya 2 ni byinshi sana uzi indege zirimo harimo amadege baje bita za kajugujugu na za Boeing indege wari wayiryaho cyangwa se caka imodoka kinini cyane ikimodoka kinini cyitwa Ritiko rwose wari wajya Denjiga urayizi ikirindazi cyane Denjiga ni ikirindazi kinini buno bacise n'agandi mazina buno ngo cyitwa ngikira ahubwo ngo bacitaga iriya modoka yitwa ngo buno basigaye bacita ngo ukuntu basigaye bacita kiriya kirindazi cya 200 ntoza se Benz naho ni Benz ashaka muri restaurant akafata munzanire ibenzi ya 200 Benz Mitsubishi rwose desa nyereka iyo uri kwifiringa ugiye kwirya amahanga iyo ngiye kukijya nyine no guhita bazana n'icyayi cyatanje gishushe ngahita mfata benje n'icyayi ngahita mfata tu abantu iyo mbirangije mpita numva ndimo neza abari wanene kugira ngo akuvugire akazajya kumvugira baravugira ngo ai aho gaseremo gatatu shaka twimanukira Sandrine ndahita kubaza dukomeza ariko ushaka gukunda abakobwa b'inzobe cyane ubakundira iki se abakobwa b'inzobe abari beza bajyaga batanakarabye rwose kubera iki se barya dakarabye ushaka ntugasebanye inyo nawe uradusebeje kubera aba bagari beza naho igikaraco buriya agomba kujya yakarabye inzobe ntizanaga ingonera niyo ivuye mu bitotsi usanga ari ya nzobe rwose kubera ibintu uvuze ngiye by'inzobe Sandra aranyemera mu bahungu mwe Sandra uranyemerera inyogo ngiye kumuha bonus ishangiye sinavutse natanga bonus muhoberane kabisa inzobe yifiringe muhobera inyogo ski shushu mukobwa w'inzobe wokagira amata urakagira igisabo gicunda amata uragahora uri mwiza ntukabura amata nshuti yanjye nk'ubu wakugira uwanje mana we no mwana ntiyocinga inyo birahagije uzi gutera uzi umukobwa watubyarira abandi arize imbere ya kamera dukuri kw'Imana yageze agateye imbere inyogo ni mubi cyane asanda kira bikoro yawe abana yacu inyogo isa yola man bazungiza ukuri watangiye gutereta ufite imyaka ingahe 13 watangiye gutereta ugitereta bwamba umukobwa mubwiye ngo iki naramubwiye ngo ndagukunda cyane ndutira mama na data uwo muntu abwiye kurutira mama we na data niwe mwabanye sura twabonye rwose fieri cyane gose hari ubundi yitwa nde yitwa Manizabayo Nishimwe da Cross da karirimbo muntu urakarimba hangaha njewe ndirimo namutura ivuga ngo mukobwa mwiza o marayika ndamutse nkubuze nakwimanika ugiye tugaruke nakwimanika kabura amahoro mu buzima ayala tunashona kiryo kenshi cyane rwo umuntu ukagurya kangufa kongerwa kubita mu mezi ni
iki inyogoye yogamo ese kurijije umugore wawe mwana nareba interview rayiterera bro rwose ino interview ntabwo yababara iyo umugore wawe umukora ibintu byiza akishima akarira niki kintu mukorera ngewe reba nk'uno mudada tuba turi kumwe buri unansakurije nahita ngukatiranye nkajya kumwiteretera rwose ese bakanga umudamu wawe ntabwo namwanga ariko anshakurije ngo nari ndi kumwe n'icuki kimeze gucyo kintu gutabwira ndana cyangwa se kwirukana amfuye nahita mubwira mani weho wafushe ute nubwo wasanze twicaye muri jaride nari ndi njyenyine cyane ndi kumwe n'abandi ni njye nawe wadusanganye none uko utabye kumubera n'ibiru b'ikibazo tari cyabaye b'ikibazo oya kiretse ari njye nawe ho yazana ibibazo none dore bano bataramu bose baraha ngaha ubwo yavuga ngo twari turi mu cyumba se oya ariko nagiye kubaza inyo iyo uri kumwe na madamu wawe ukamushimisha tu akarira iki kintu umukorera ndamuhozaga umuhoza ute muhoza n'umubiri gwe gose like nk'utugambo ukoresha nka dutanu uri kumuhoza ubwiraga ijambo rimwe kamubwira riragake ayiwe rimwe gusa rwose ubwo se byanza wapfukunyuza yabyanga gute se ntabwo yabyanga ararirago byagera hagahora agahita se agaseka gaturika akarira atari kwinyogoye nawe undenzeho ese harakonde nigeze ariko nari nsimbuse tape kugira ngo mushimishe bigere kuri urwo rwego niki kiye kintu ukora kugira ngo yishime we yagera naho ngaho ibintu bibari wane niki kintu umukorera demu wanjye mpita muhereza ibiporezo akajya gahaga yakumva ruzuye akavuga ati isa new boy inyogoye ni wane kavuga si wahaze ubwo twacomotse rero ugacomoka mujyayo tujya mu cyumba hakabiki hakaba urukundo mukarwubaka tukarukomeza uzi kurwubaka se sha cyane gose uramanuka wiga we twubakaga urugo rukagenda rugakomera uruzitiro ngaruzitira rwose kagubaka ku bunyanazambe babitaga mushushwe ntizabona aho zica neza cyane rwose uzanisungeza iri kubaka urukundo hari ibintu bibaho byinshi cyane bitandukanye sibyo gashobora kwishima cyangwa se ukarakara ikintu wakore madamu wawe wakishima cyane nubwo ukibuka ni iki ikintu madamu yambwiye yatwise ndarambwira ati nibyo ati wangoreye ibintu ndamubaza se urukumva ari wane ati ni neza amaze kubyara arambwira ati mbega umwana usa na isa ni boy ndamubwira si neza ati ni wane ndabwira none wanshimira yahise ambwira ati ndagushimye cyane uragahora ubyara umukobwa witwa Mushimiyimana Jeannette Imana imuha umugisha rwose bitamvuga igomba gufata ku mavuta amavuta yavuye ngo amavuta urangije urayafata ndamubwira ugomba kwipakara pakazi ukimara gufata amavuta ni iki byabaye akimara gufata ku mavuta nahise mubwira none se ushakagira ngo utere n'iyindi se direkta ukajya se arambwira ati ariko waje unarapowesha isa nibo ibyo ukoraga si byo byinshi ndavuga ati ngo reka dupoweshe ndavuga nibyo birarangira ngenda kibereye kuri madamu wawe iyo yambaye akenda keza yambara wagera mu ukavugurisha isa nshaka ndakwicara ngaho ubundi narangiza nkisinzirira nakaye kenda yambara ukubona aragushimishije koko ariko manywa cyane injoro kose bambwire mboye yambaye kaka booster bakitaga ngo ikompenezo sikango kabyara ngo ikisa noneho nakajipa abakobwa bambara nyine yaryamye gagufi kameze ukuntu kaba koroshe yaryamye akambaye numva ari bye yari kumanywa noneho yari kumanywa iyo yambaye ijipo ndende cyangwa se iyo yambaye ijipo igeze nka hano itageze nkaha numva ari fresh wanga igeze hano se igeze hano narayikundaga ntaramugira umugore ariko ngakunda abakobwa bambaye zazigeze kiri umusore uramufuhira pe narazikundaga cyane menya mufuhira oya nta namufuhira ngo nkubaze ikintu urambeshye
urabona irasaga baheje ubundi umugabo agasanga umugore barimo kumusambanya then umugore akavuga ngo bari bibere ngo ubukwe bakoze ni anniversaire esa uratashe mu rugo iki kiri kukubaza iki gisebe muri kuvugana kibyanwa bagasanga kikubereye ku mugore wawe umugore akakubwira ati isa burya nta nubwo nagukunda gashaho hora agakingirizo wabyifata mute uzi ukuntu byaba iwanje mu rugo cya muri wawe ku buriri bwawe wiguriye nahita mubwira nti ubaka nk'iyi nzu numara kuyubaka n'uyu mugore umujane nta kintu yazanye reka ni ukubwira nti inzu sinakongera kuyiraramo nyubaka iri yanje nurangiza umujane reka da rwose kumujyaho nta byashoboka umugabo wamukora iki nta n'iki wamukoza se uriya mugabo usibye ko suri kureba ikintu namukorera ntabwo ari ukumuzirika byo cyakoze ari nka nijoro nta muntu urambonaho nta n'uramenya ibyanje ni ukumuboha we sinzi icyo namukorera niko wamugenza isa tumeze nk'abari gusoza ikiganiro turimo kugirana aha ngaha rero iyo turimo kubisoza tugira boro ya danje urumva aho tubazanye ibibazo ibintu bikagenda fresh ndakubaza ibibazo uri ready yo kubisubiza ndi shuwa diro icyambere uransubiramo amagambo urumva tout ce que je sais c'est que je sais que je ne sais rien ntusekejo ntuseke nejo bundi kese jeze nejo ntusekejo nejo bundi nabukeye bwaho kese se guseka wapi rwose isa umuntu ufite inyinya arona inyinya ufite urumva abita abamanyobwa rwose abantu bafite umuntu afite amenyo angahe umuntu agiraga amenyo 90 agwa hasi nago hejuru 90 yigose garimo rwose ubwo se usubira rimwe urabura rimwe kubaza ikindi shanka baje iki ngiki Sandra nakikubaza ndiko najya gashaka kubaza ndashaka kumubaza inyoko ye ugwaje gati uyu munsi gutrendinga ndetse inyoko usanga yaturutse yego twarabakarani ku mazi Gisenyi mbugangari yego turabyuka busubuye mu gitondo kadeka izuba rirashe noneho mu gihe rirashe turamanuka tugiye koga umutaramu umwe aja mu mazi noneho hari ukuntu uja mu mazi kwera ukavuga uti nibyo wa mupampe noneho we yaragiye aja mu mazi ahagaze yego nicaye nkaguca ku nkengero twebwe twari turi gufura imyenda tutari twarangiza gufura umutaramu w'umukarani yarifashe arahaguruka no mu mazi ngo hasi mbona gize ngo ako kantu ugiye kongera ugasubiremo ngo yarahagurutse ate yarahagurutse gakuta mu mazi matimbe mbona ararengewe yego ndavuga indi mani mwabakarani mwe mani wowe sikoga wanzanira wa mutaramu mani ko atari kuri abogaga bati kandi kuri yagiye mu mazi buriya hari igihe hari ibyo bintu akoraga mpita mvuga buriya afite inyogohe buriya afite ukuntu yogamo yarapfuye cyangwa rwose yarapfuye rwose ubona umurambo inshuti yanjye nakundaga mana we ukimara kubona wavuze ngo iki nahise mvuga kubera ko amaboko nagiye kubona mbona ngo nago ndagabura reka mpita mvuga uriya mutaramu maze iminota 5 atari yazamuka yavuyemo roho umwana wume nahise nirukanka njye ndavuga ntabwo umunyarwanda w'inshuti yanjye yapfa havamo roho nagiye ndi kwirukanka sana ndaguruka fo avuga ntabwo umunyarwanda yagwa mwagano mazi mana we nahise nca muri mari ndavuga fandi umuntu cyakoze ewana hararohamye walahi abataramu bari kwanga kumukura mwagara amazi sibwo yaje afata umutarama wo mu mujyi wa Gisenyi ewana kubita pororonjo hasi aramuzamura ukumva nje naramurebye nkaguce ndavuga bura arasinziye tu tubura araza gukanguka ewana naragiye kunda
ndamupompa sana biranga. Mbona ari kuvamo amazi, ari kuvanga n'urufuro. Ya la subhanallah, nahise mvuga none harapfuye kweri, avuyemo roho. Sibwo abantu bashinzwe ubuzima bw'abantu barambwiye bati genda iwabo rero, uje kuzana abiwabo, dore twasanze muturanye, irangamuntu yanje ni byari byo mu murenge wa Rambura, urukumva, ariko dukorera he ku Gisenyi Rubavu. ndagenda nje iwabo tu, mbwira se wabo, nabwira ariko umwana wanyu yaguye mu mazi none yavuyemo roho, muze muje kumushikira. Barambwiye batundi tumuzi, n'igihe yagendeye ntabwo tubizi, mwihorere ndi sawa. Sibwo ngiye ngeze ku mazi, subira mu bitaro, ndavuga afande bambwiye ko batamuzi, tibana kwirirwa bazi, ati fatiranga muntu yawe wikomereza izawe. Ndavuga ni neza, pita nigarukira. Okay. Yeah man. Inyo. Ikiganiro cyawe cyari fresh man. Ura kugira ngo dusohoye ikiganiro cyawe. Neza cyane. Biba bitoroshye byatari. Abaturi baganga ndakeka mwese muri guseka ngaha. Ibintu byari cool, byari fresh. Gusa inyogo muzagenda mumureba kandi mumwenjoying ngaha, sibyo? Nibyo. Barumvugire ngo amena. Amina. Okay. Dusoza no kiganiro cyo twagiranye, ijambo rya nyuma cyawe gusaba cyangwa ikintu cya nyuma, sengera abantu badukurikira ngaha dusoze. Kiramika. Inshuti zo kuri Instagram na Facebook, turabasengeye mu izina rya Mwenyezi Mungu utanga amagara n'amafaranga. Imana ijibaho ubukungu bwinshi, imodoka nziza, amazu meza, mutibagiwe isani y'uboy inyogoye. Imana ibahezagire, ibaha umugisha, ibakomeze, kandi muje mutwibuka natwe two mu Rwanda turabakene, ntabwo twishoboye, muje mukomeza kutwitaho buri munsi. Imana ibaha umugisha, tubisabye twizeye mu izina ry'Uwiteka waremye amafaranga n'abantu. Amina. That's it. Inyogoye buri simaze kabazo kamwe. Inyogoye ijambo mbwira rimwe nzabanuka i Kigali mbabwire ko ubatashye. Buru wangiza nk'i Kigali niyo narara hanze, kindare no mu nzu, ndebaga televiziyo nkareba inyubako ya danje geze mu bicu, kavuga haranihe bati ni Kigali. Ntiye ariko hari umutarama wambwiye ngo azanja na convention kuri stade Amahoro hose ngo azahangiza, nta nubwo mpazi. Yego nabwo urahagira. Wakugeza sindakugeza rwose. Je nsohoye ikiganiro mvuze ko inyogo wenda mugeza convention, irakurikira ikiganiro kirakurikiraho, nzaba ndi kumwe na convention. Jobless boy. Chairman.